Bye. No. One. Come. Don't leave me. What? Don't leave me. I will never leave you. Give me a kiss. You gorgeous. Thank you. You're welcome. Let's go. Mwaramutse neza abanyarwanda abanyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose z'isi ndabasuhuje ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Aracyari mu gitondo cyane ariko ndavuze ngo ni gute why not nabyuka nkahereza abakunzi banjye twishimira iyi tsinda twishimira Imana uburyo Eva imukoreye ikintu cyiza. Abantu benshi cyane bishimiraga yuko batandukana n'uyu mugabo we John ariko tushimira Imana yuko byagezeho rwose. Dore umugabo we muri kumubona yari ari mu modoka tukageraho rwose tubabona bari mu modoka muri Amerika bari kumwe. Mana ndumva nashima Imana, ndumva nashima Imana. Murabizi saga zabaye ejo bundi ubwo Eva bamubeshyeraga ngo aryamana n'umugabo wa Nyasafari witwa Nzungu. Eva aravuga ngo ni uyu mugabo we wabiteye. Umva biba n'ibintu by'amakimbirane cyane Mana, biba n'ibintu by'amakimbirane cyane ariko icyongeye umutima wanjye wishimiye ni uburyo rwose John ari kumwe na Eva mu modoka baseka bameze neza n'imfura yabo. Ubundi Imana avuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Mu ngo nyinshi ntabwo hajya haburamo ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo haburamo amakimbirane, ntabwo haburamo saga nyinshi cyane, ariko iyo mubashije kubikontorora mukongera mukiyunga murongera mugakundana mukaba umwe nk'uko n'ubundi kera byahoze, nk'uko n'ubundi mukiteretana byari bimeze rwose, mukongera mukaba umuntu umwe. Congratulations Eva, congratulations John kuba mwongeye kuba umwe. Rero ahangaha bari bari mu kirori, bagiye mu kirori cy'umwana wabo wari yagize anniversaire, ifura yabo uko muri kubibona. Mama we asa nkaho amufashe mu ntoki. Eva rwose ameze neza, ameze bon, aka makeup karamubereye, amaso ameze bon. Umugabo we nawe aravuga ati abanyamurenge bene wacu ndabasuhuje, mumeze mute, mumeze neza. Ariko gira ariko bwatsezera abanyamurenge bene wanyu. Ariko mwabana mwe, iyo ubona urugo rutameze neza, iyo ubona bimeze nabi, ndakubwiza ukuri jya wihanganira ubuzima bwose uba urimo. Ndakwizeza neza ariko ushobora kuba urwaye cyangwa ushobora kuba umeze nabi, urugo rugasenyuka, umugabo akaguta. Ariko hari n'abagabo baba bafite imitima ya kimuntu, bataba bashaka kuvuga ngo umugabo wanjye ndamusiga cyangwa umugabo wanjye biragenda gute. Eva murabizi saga zabayeho ku mugabo w'umuramyi witwa Nzungu na Nyasafari umugore we. Nyasafari yaraje ashyira video voice hanze avuga ngo uburyo Eva ngo yabaye umugore wa kabiri wa Nzungu. Eva arabihakana pe. Abantu benshi cyane baraza baranamushinze bavuga ngo uburyo ngo Eva ngasambana muri Amerika, ngaho live kwa Godfather baravuga baravuga. Ariko Eva nawe araza aravuga uburyo ngo uyu mugabo Nzungu nawe amukubita, yamukubitaga ibintu byinshi cyane ababaye, ariko kari agahinda ari kubivugana bitewe n'uburyo bari kumubeshyera pe. Abantu bose, umwana muto usenye urugo rutaramara kabiri bimeze gute. Eva aravuga ngo njye rwose umugabo nikundira papa we kuko papa we ni imfura cyane, ariko dushimishijwe no kubona Eva ameze neza n'umugabo we bari kumwe mu modoka. Abanzi babifuzaga gusenya barasebye, abantu babifuzaga gusenya basubu bagiye hehe. Njyewe ikintu cyanshimishije ni ukuba bari kumwe, ni ukuba bari kumwe bafatanya urunana nk'uko mbere bajyaga babikora, bafatanya agatoki ku kandi bavuga ati Imana ishimwe bimeze nk'uku n'uku. Rero ibyo byose nibyo babandi bifuzaga yuko basenya batabonye.
nibyo babandi bifuzaga yuko batandukana batabonye. Imana yacu ishobora byose kandi nta kinanira. Iyo wayisunze iragusubiza kandi ikagusubiza neza, ikagusubiza neza mu buryo nawe uhita ureba ukavuga ni se ninjye biri kubaho. Eva rero nawe ni surprise Imana imukoreye gusubira n'umugabo we Eva na John, gusubira n'umugabo we John bakaba bameze neza cyane. Ni byiza, mureke dushime Imana yacu ibikoze, kandi dushime n'abantu bose babagira inama, dushime umuryango wabagira inama, ababyeyi bababaye hafi. Gutandukana ntabwo ari ikintu cyiza reka, gutandukana ntabwo ari ikintu cyiza. Umuntu muba mwarabyaranye mwararyamanye Imana ikabaha umugisha mukabyara, ntabwo mwatandukana, oya ntabwo gutandukana biba birimo. Eva wacu rero congratulation, kandi ni akana kagira happy birthday, akurage ijuru kubona umwana atangiye umwaka wundi yujuje indi myaka ari kumwe na papa, abona ari kumwe na papa we, ni ibintu byiza kandi ntabyo kaba kazi, ariko kaba kumva kishimye kubona ababyeyi babo bagashyigikira, kubona ababyeyi babo bakari hafi. So rero mureke minira ahangaha mbifuriza umwaka mushya muhire. Hari mu gitondo cya kare cyane, ariko ndavuze ngo reka basi mbyuke mbakorere video. Rero ndabifuriza umwaka mushya, muzawugiremo ishya n'ihirwe, ibintu byose muzakora bizagende neza, aho muzakenera Imana izabiyereke, kandi igomeze ibarindire imiryango yanyu, igomeze ibarindire abana banyu, igomeze ibarindire famiye yanyu, ahantu hose nyine famiye yawe igomeze iyirinde kandi bigende neza. Kandi izabahe n'umwaka mushya muhira abantu babona nta nzira, Imana izabigaragarize, kuko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. So bye bye, ndabakunda cyane. Amahoro, umutekano, byose byiza byibana namwe uko bwije n'uko bukeye. Ngaho nguko umunsi mwiza.